ni umujyi utuwe n'abantu ku rwego abakinnyi bakina ibijyanye n'urukozasoni na za porono, ibintu nk'ibyo ngibyo bose nibo babarizwa muri uyu mujyi. Nujya kureba ikintu cyitwa uburayi nyine ku rwego nyine bariruye byari Los Angeles. Nujya kureba ikintu bita ikiyobyabwenge cyo ku rwego rwo hejuru ni Los Angeles. Donc icyaha nyine kumvuga uti si ibi bintu bibaho mu isi, nyine kumugera ahantu ukavuga uti se ahantu ugeze ni mu isi cyangwa ni kuzimu. Los Angeles. Uyu Nicki yahawe ijambo ibihembo bigeze hagati mu kubitanga, arangije ahabwa ijambo agira amagambo yivugira. Mu magambo yavuze yaravuze ati nagerageje kureba abantu bose bakiriye ibihembo donc muri iyi Golden Globes, ati nagerageje kureba abantu bose bakiriye ibihembo, ati ndetse ngerageza gusesengura ndetse no kwanariza nyine speech bagiye bavuga. Urumva nyine wari ukuntu uhabwa igihembo warangiza ukavuga amagambo uti ndashimira gutya na gutya. Yaravuze ngo speech mwavuze donc zari on fire, donc zatwikaga nyine zari ku rwego rwo hejuru. Ati rwose mwabivuze iri was on fire. Abakire bagaseka bati bagaseka. Ati Imana yaremye iyi si, ati nta n'umuntu n'umwe mu bantu bose bahawe ibihembo, nta muntu n'umwe wigeze uvugamo Imana ngo Mana warakoze, ati wenda hejuru ya byose ari Imana. Ni zero mentions. Ati rwose abantu babonye amanota ariko Imana bayihaye zero, nta manota bigeze bayihereza. Arangije aravuga ngo nyuma y'aya magambo yo kuvuga ngo Imana ngo nta muntu wigeze uyimentioninga na rimwe ngo Imana ngo yabonye amanota zero, abakire baraseka nyine Imana barayimokinga nyine kubera kavuze ati Imana se murayizana muri ibi bintu gute ko Imana murayizana muri ibi bintu gutera. Abakire nyine baseka Nicki kuba nyine azanye Imana ngo nta muntu ngo bashimiye Imana, nyine barayimokinga barayimwaza Imana, barayimwaza ati God ati nibiki bamwaza Imana. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, abagabo gutera akabariro byanze. Muganga gakondo arabafasha mukongera kugira imbadukodi, kubabaswe no kwikinisha. Namwe twabatekerejeho tubazanira umuti ubafasha gutandukana n'izo ngeso zabananiye. Babaswe no kunywa ibiyobyabwenge, namwe mwatekerejweho kuko tubafasha gutandukana n'ibyo binyago. Akarusho kandi muganga gakondo avura indwara zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, ibigaburano, ibihuhirano ndetse na nyabingi. Ku ndwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, muganga gakondo agukora urikaka. Wihangayikishwa n'ukuri mu mahanga wibaza uko imiti yacu iraza kukugeraho, kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi vuba cyane. Ku bindi bisobanuro ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0782 77 55 Erega amagara nicyo gishoro ufite gikomeye di. Sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza. Imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru byandikira hano ku isi byatewe ubwoba bukomeye cyane bitewe n'ibintu biri kubera muri imwe muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo California mu mujyi wa Los Angeles. Abahanga, impuguke, abayobozi byabacanze ku rwego rwo hejuru kumenya ngo ibi bintu turabyifatamo gute byanze. Los Angeles, umujyi wa Los Angeles wafashwe n'inkongi y'umuriro. Kugeza n'ubu ngubu ndiho ndakugezaho aya makuru. Los Angeles iri gukomeza gushya, uduce tugiye dutandukanye turi gukomeza gufatwa, kandi bari gukomeza bakazimya. Donc abashinzwe kuzimya bari kuzimya ariko byanze.
bohereje indege nyinshi, bari kuvoma amazi, bagakoresha byinshi bigiye bitandukanye, bagakoresha ibintu bimeze nka pinki kugira ngo ahantu hatarashya donc basukeho ibyo bintu bya pinki, umuriro nuwagera usimbuke. Ariko byanze neza leta z'ubumwe za Amerika muri Los Angeles byacanze abantu, n'abantu bari kuvuga bati ariko mureke gushaka gukoresha imbaraga zanyu, ahubwo mwambaza Imana bariyo ibafasha muri ibi bintu. Naho uyu muriro ntabwo ari karemano, mw'abantu mwe wumve ngo byacanze abantu. Kimwe mu bintu biri kugora bari kuzimya ni ikintu bita umuyaga. Ni ahantu hakonje kuri degre Celsius 5, bisaba ngo donc ubwo ntabwo ushobora kugenda wambaye t-shirt ngo ibiki, ni amakoti, haba hari umuyaga nyine, harakonje kuri degre Celsius 5. Icyo ni kimwe mu bintu mu by'ukuri byacanze abantu, buryo ahantu hakonje kuri degre Celsius 5 urume hafi aho ngaho harangiza hagashya kuri uru rwego. Amashyamba, amazu, imiturirwa, amazu y'abastari, abantu bagiye bubaka bavuga bati twe turakomeye, amazu bakashoramo amabiliyoni, donc inzu zahiye zakongotse ziri hasi. Abantu benshi bari kuvuga ngo igihe kigeze nicyo kwambaza Imana, naho isi yose ukuntu biri buze kuza kuba byagenda, isi rwose barabona ihiye iba umuyonga. Mw'abantu mwe birarenze ngira ngo muri kugenda mubibona imbaraga bari gushyira mu kuzimya, ariko ibi bintu bikaba byanze. Reka mbanze mbabwire ibintu byabaye ku itariki ya 5 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025. Aho ibi bintu byahereye abantu bamokinga Imana, Imana irareba iravuga ngo ibi bintu sinshobora kubyihanganira, donc sinshobora. Ubuse ibintu bibaho mu bintu uzakinisha, ntuzigere ukinisha Imana. Imana niyo yavuze, Imana niyo igiye kugucishaho akanyafu, urabyumva. Reka mbanze nkubwire ko muri Los Angeles hari kubarirwa ibintu by'amabiliyari y'amadolari, donc amabiliyari menshi ubwo ni amafaranga aratabarika y'ibintu bimaze kwangirika. Noneho amafaranga akenewe kugira ngo ibimaze kwangirika bisanwe, hantu hahiye hongere hubakwe, ni amafaranga atabaho. Ni ukuvuga ngo Imana ubwayo ivuze ngo ngiye kugucisha akanyafu, ibi bintu uri gukora sibyo. Niyo mpamvu mw'abantu mwe mwubaha Imana ku rwego rwo hejuru, kuko abantu benshi ari n'abari kugaruka, bantu bari barahakanye Imana bakavuga Mana turakwemeye, twemeye ko ushobora byose, kubera ko leta zunze ubumwe za Amerika ubuse leta bunabaswa. Hari abahanga benshi ku rwego inzu imwe yafatwa, 2, 3, ishyamba bigafatwa, kuzimya bikanga, ahantu bazimya noneho mva ikintu gitangaje kiri muri ibi bintu. Simubizi ko umuyaga byose n'Imana yabiremye. Harakonje, ntiwakwiyumvisha ko ahantu hashobora gushya, wavuga uti basa hano hari ubushyuhe, ariko despite reba ukuntu ahantu hakonje, noneho hariho n'akayaga. Indege iri kuza ikazimya, bagasuka amazi, wa muyaga w'Imana yaremye ukaza ugahuha, nuko bikongera bikaba bundi bushya. Ndakubwiye ngo byacanze abantu, abahanga bose byabacanze. Ibintu mu by'ukuri biri kubera Los Angeles, isi yose ihanze amaso Los Angeles, ibiri kubera muri uyu mujyi, bitewe mu by'ukuri n'uburyo abantu bari kuvuga izi mbaraga ntabwo ari iz'abantu. Izi mbaraga si iz'abantu. Uyu muriro ntabwo ari umuntu wagiye afata ikibiri taratwika cyangwa burike cyangwa ikindi kintu cyose giproducing umuriro. Bari kuvuga uyu muriro hari ahantu uri kuva, kuko ibi bintu ntibasanzwe habe na gatoya. Mbere yuko nkugezaho ibyabaye ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere, ndagira ngo mbanze nkubwire imva n'imvano y'ibi bintu byose. Ndagira ngo nkubwire ko umujyi wa Los Angeles, murabizi ko ni umujyi urimo Hollywood, ni umujyi utuwe n'ibyamamare ku rwego umuntu wese
uba muri leta zunze ubumwe za Amerika yifuza gutura California, ndetse n'abanyamahanga yifuza yatura muri California bitewe n'umujyi nyine uri hoti, n'umujyi urimo ibyamamare, inzu z'imyidagaduro, inzu zerekanirwamo amafilime, gutanga ibihembo ni California, ni Los Angeles, za Grammy Awards, ibihembo byinshi. Ni umujyi utuwe n'abastari ba Justin Bieber niyo batuye, ba Beyonce niyo batuye, n'abastari benshi batuye Los Angeles. Abakinnyi b'amafilime b'ibyamamare bose barabarirwa Los Angeles, yo za Hollywood, ariko aho hose hakongotse n'amazu yabo bashemo za billions, byose byahiye, iby'isi n'ubusa. Mwaba numwe birarenze. Ni umujyi utuwe n'abantu ku rwego abakinnyi bakina ibijyanye n'urukozasoni na za porno, ibintu nk'ibyo ngibyo bose niyo babarizwa muri uyu mujyi. Nujya kureba ikintu cyitwa uburayi nyine ku rwego nyine bariruye byari Los Angeles. Nujya kureba ikintu bita ikiyobyabwenge cyo ku rwego rwo hejuru ni Los Angeles. Donc icyaha nyine kumvuga uti si ibi bintu bibaho mu isi, nyine kumugera ahantu ukavuga uti se ahantu ugeze ni mu isi cyangwa ni kuzimu. Los Angeles donc haberagamo ibintu ku rwego nyine byageze aho biyubakira amadini yo kuramya Satani, bavuga ngo twe twamaze kurenga Imana se ni igiki, twamaze kurenga twe Imana se ni igiki. Bubaka amadini ya Satani yabaga Los Angeles. Donc inzu ugasanga umuntu aragiye ati donc bakaramya Satani iki nyine. Urumva abantu nyine habarizwa ibyo bintu byose, imyidagaduro, ibiki, gusambanya, ibintu byose byari Los Angeles ku rwego mu by'ukuri ubanza Imana byayirakaje iravuga ngo no ibi bintu no oya ibi bintu ibi byo ntabwo nshobora kubyihanganira habe na gakeya. Banje kukubwira muri makeya ibintu byaberaga Los Angeles. Ku itariki ya 5 rero byageze gute? Ku itariki ya 5 z'uku kwezi kwa mbere maze kukubwira ko Los Angeles haberagamo inzu z'imyidagaduro, inzu berekaniramo za filime, inzu zironshingirwamo ibintu byinshi. Donc wari umujyi urenze ku rwego na leta z'umwe za Amerika. Uyu mujyi wa California mu by'ukuri abayobozi bafata California nk'umujyi urenze, ariko kandi bitewe n'agatubutse uyu mujyi winjiriza leta zunze ubumwe za Amerika. Donc uyu mujyi winjirizaga Amerika, donc iyi leta California yinjirizaga Amerika amafaranga menshi ku rwego Trump mu by'ukuri yababajwe cyane ukuntu uyu mujyi wahiye ati ni igihombo gikomeye cyane, nta kindi kintu twavuga. Ku itariki ya 5 hari ibihembo byari gutangwa cy'abantu bahize abandi, donc nyine nawe byumve habiragamo byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo bihembo byitwa Golden Globes 2025. Hari Sunday. Kuri iyo tariki ya 5 ibirori biraba. Byabereye aho bita ni event yabereye Beverly Hills. Niho ni usare nyine ubwo niko yitwa, niho ibi bihembo byabereye. Hanyuma barangije ibihembo barabitanga ngira ngo uri buze kuza kuba nabona kuri iyo screen yawe amafoto agiye atandukanye. Donc batanga ibihembo, ariko donc ni ibihembo byitabiriwe n'ingagari, abantu bafite amafaranga, neko nyine bafite amafaranga, bambaye amakoti nyine kwa kuntu ubona ari abapapa, ukabona bariyubashye pe. N'abantu donc bari bafite ikintu bita amafaranga, imiturirwa hari ya California, Los Angeles. Donc barabakire bimwe nakubwiye ngo kumva nyine umuntu nawe bwawe ukumva nta n'ikindi kintu ushaka iruhande rwawe, ukumva ukuri tu biraguhagije kabutisi nyine kumwe amafaranga ba warayahaze. Hanyuma ibi bihembo bitangwa
hari umukomediye witwa Nikki Glaser. Aba nawe mu myidagaduro baramuzi yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umukomediye, ni nawe muntu wari wabaye MC, reka mbyite gutya, umuhosta. Niwe muntu wari wahostinze iyi Golden Globes ceremony yabaye ku cyumweru ku itariki ya 5 z'uku kwezi kwa mbere 2025. Uyu Nikki yahawe ijambo ibihembo bigeze hagati mu kubitanga, arangije ahabwa ijambo, agira amagambo yivugira. Mu magambo yavuze, yaravuze ati nagerageje kureba abantu bose bakiriye ibihembo donc muri iyi Golden Globes. Ati nagerageje kureba abantu bose bakiriye ibihembo. Ati ndetse ngerageza gusesengura ndetse no kwanariza nyine speech bagiye bavuga. Urumva nyine wari ukuntu uhabwa igihembo warangiza ukavuga amagambo uti ndashimira gutya na gutya. Yaravuze ngo speech mwavuze donc zari on fire, donc zatwikaga nyine zari ku rwego rwo hejuru. Ati rwose mwabivuze iri was on fire. Abakire bagaseka bati ha ha ha, bagaseka. Hanyuma yagize ati mu bantu 11 ibi byamamare byakiriye ibihembo bya mentorinze bagiye bashimira abakasta. Ubwo ni bijyanye na filime urebye bata, kuko ni byinshi byaberaga Los Angeles. Hari ikintu kijyanye no gushimira abakastinze, gushimira aba crew members. Ubwo nyine crew nyine wenda ya filime runaka cyangwa se bafatanije ikintu cyunaka, atabo bantu baza bwa mbere, kubera ko umuntu nyine niba yegukanye igihembo ahita ashimira ati iyi timu twakoranye nukuri iyo itabaho ntabwo ikigihembo bagibonye. Ati ndabashimira cyane. Ati kindi nyuma y'aba crew members, ati ababyeyi b'amama baraza ku mwanya wa kabiri. Ati bamentioninzwe cyangwa se bashimiwe inshuro zigera muri 3. Ati undi muntu washimiwe nuturuka Hollywood witwa Mario Lopez, washimiwe inshuro 1. Arakomeza Nikki aridekara aravuga ngo donc yagize ikintu cy'ingingimira agaruka ku Mana. Aravuga ngo God the creator of the universe. Ati Imana yaremye iyi si. Ati nta n'umuntu n'umwe mu bantu bose bahawe ibihembo, nta muntu n'umwe wigeze uvugamo Imana ngo Mana warakoze. Ati wenda hejuru ya byose ari Imana. Ni zero mentions. Ati rwose abantu babonye amanota ariko Imana bayihaye 0, nta manota bigeze bayihereza. Arangije aravuga ngo nyuma y'aya magambo yo kuvuga ngo Imana ngo nta muntu wigeze uyimentioninga na rimwe ngo Imana ngo yabonye amanota 0, abakire barasetse. Baraseka nyine Imana barayimokinga nyine kubera ko avuze ati Imana se murayizana muri ibi bintu gute ko Imana murayizana muri ibi bintu gutera. Abakire nyine baraseka, baseka Nikki kuba nyine azanye Imana ngo nta muntu ngo washimiye Imana. Nyine barayimokinga, barayimwaza Imana, barayimwaza ati God ati nibiki bamwaza Imana. Nikki aravuga ngo no surprises in this city without God. Ati ariko n'ubundi nubwo nyine byagenze gutya mugashimira abandi, Imana ntibe yashimirwa, ntibe yaba mention donc kubatsindiye ibihembo. Ati nta nigitangaje pe. Ati nta nigitangaje muri uyu mujyi utagira Imana. Abakire barangije baraseka bashimira Nikki kuri iryo jambo avuze ryo kuvuga ngo uyu mujyi utagira Imana. Ati rwose atariko nanjye ntago byantunguye rwose. Ati uyu mujyi utagira Imana, utagira gute. Imana bayimwaza kuri uyu musozi, donc batangiragaho ibihembo. Barayimwaza abakire barayimwaza bati se Imana si niki kintu yadufashije, niki kintu yadufashije mu kuba twatsindira ibihembo. Ati sha mukora hebera nyine kumwe umuntu aba yararenze. Hanyuma haza umuntu w'imyaka 40
arangije mu by'ukuri ashimirwa ku buryo nyine uruhare yagize muri Hollywood, nyine uruhare yagize Hollywood n'ubundi bintu by'Imana bishyirwa ku ruhande. Mwabantu mwereka nkubwire ngo uyu mujyi Imana ntinekuruzwa isura, sinzi ukuntu babivuga. Imana haciyeho iminsi igera muri 3 iyi Los Angeles ibikorwa by'aba bagabo birataga ngo twageze kuri aba bakinnyi b'amafilime bavuze ngo Imana se turayishimira, mu aba director aba boss bari bitabira Imana se turayishimiye. Nyuma y'iminsi 3 yonyine Imana yateje inkongi hano muri Los Angeles. Ngibi bintu ntabwo ndi kubibonera ngo n'umuntu ngo ibiki, ndi kubibonamo Imana, kubera ko ibintu byabaye ku itariki ya 5. No surprise in this city without God. Nta surprise yabamo muri uyu mujyi nyine utagira Imana. Ni event yari yitabiriwe n'abastari bagiye batandukanye, babandi nyine bugo bazi imbere abakinnyi ba porno, ibintu byose buri kimwe ABCD, ikintu kibi cyose. Kandi ngira ngo murabizi abantu burya babakire cyane, hari ukuntu ngo hari ukuntu baba ukuntu nyine ubukire bwabo hari ukuntu buba buza nyine mu buryo budasobanutse, cyane nyine muri ibihugu byateye imbere. Nyuma y'iminsi 3 y'inkongi y'umuriro ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa mbere 2025, iyi nkongi y'umuriro yaraje irakongora ihera ruhande inzu z'aba bakire zose muri Los Angeles, zose yahereye ruhande irakongora. Uba aba bakire bamwazaga Imana kuri ubu ngubu barimutse, donc barahunze amazu bari bakarira. Hari n'abatangiye kwicuza bavuga ngo Mana turakugarukiye. Aya madini ya Satani asenga Satani yari yarubatswe Los Angeles yose, inkongi y'umuriro yahereye ruhande. Aya madini yose umujyi utabamo Imana. Ati no surprise, ati nibitunguranye cyane rwose muri uyu mujyi utabamo Imana. Ngayo nguko niko iyi nkongi y'umuriro yaje ikongora guhera ku itariki ya 8 kugeza n'ubu ngubu Los Angeles muri California byabacanze, bari kuvuga ngo ibi bintu turabigenza gute, none biragenda gute. Imitwe yashyushye, abahanga bari kuvuga batese none indege zindi turazikura hehe, none biragenda gute, indege turazifite turi kuzimya biri kwanga, zakizimya mwoto byanse. None donc reka nkubwire ngo imitwe yashyushye ku rwego rwo hejuru, bimwe mu bihembo byatangirwaga Los Angeles byari hafi gutangwa muri uku kwa kabiri muri uyu mwaka utangira, byasubitswe kubera ko inzu z'imyidagaduro zizatangirwagamo ibihembo, inzu zigiye zitandukanye zaberagamo ibi byaha bitandukanye byose. Agibwo ni ibitambo byakira, sinzi ukuntu Imana ngo yarimbuye ibitambo n'ibikira. Abantu donc basomye bazibira bari buze kuza ko batubwira no mu bitekerezo ibihura neza ni ibintu biri kubera Los Angeles. Ariko mwabantu mwe, izi mbaraga ntabwo ari iz'abantu, izi mbaraga ni iz'Imana. Reka mbanze nkubwire ko hari amakuru nabonye ngo hari umusore ngo w'imyaka ngo 30 ngo yitwa Carranza Escobar, ngakomoka muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ngo yatawe muri yombi ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa mbere 2025, ngo azira gutwika ishyamba rya Pinyon Park riherereye mu mujyi wa Azusa muri Leta ya California. Ngo abari byo ngo byaba byarateye inkongi y'umuriro kugeza kuri ubu ngubu. Ngo uyu musore ngo yateje wakwirakwiye cyane, uteza ibibazo bikomeye mu baturage ndetse no kubidukikije. Abaturage batanze amakuru kuri polisi nyuma yo kubona ngo Carranza
Escobar hafi y'aho umuriro watangiriye. Polisi yamufashe ngo yagerageje gusubira inyuma ndetse yemera ko ari wateje inkongi nubwo atatanze impamvu nyayo yamuteye gukora icyo cyaha. Uyu mugabo ngo asanzwe afite amateka yo gukora ibyaha biri mu bujura ndetse no kurenga ku mategeko. Ariko reka mbaze mubwire, usibye abantu kutareba ngo mu by'ukuri babone mu by'ukuri bihishwe, ahubwo akaza guhimba impamvu. None se uyu mugabo yateje inkongi y'umuriro, ubwo se ubwo ni umuriro warabananiye kuwuzimya? Nk'abantu mwe nuko abantu nyine batareba mu by'ukuri ngo bafunguke ku maso babone ko igihe kigeze ko Imana ibyaha byo muri iyi si Imana ibirambiwe, ahubwo abantu bagakomeza guhuma ku maso. Abantu barahumye ntibarahumuka ngo barebe ngo bimeze gute. Ibaze ngo n'umugabo ngo byagenze gutya na gutya, bikwira aho ngaho. Nakubwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite abahanga ku rwego n'amasaha ngahe baba bakoze ikintu kirenze cyane ku buryo inkongi y'umuriro yahita ihagarara. Ariko inyubako n'ubu n'aka kanya igisubizo ntabwo kiraboneka. Inzu ziri gushya, uduce turi gufatwa, amashyamba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mw'abantu mwe birarenze cyane. Ngayo nguko ni inkuru nari naguteguriye ngibyo ibyabaye ku itariki ya 5 byabanjirije inkongi y'umuriro, ibyo byo kumwaza Imana, ibyo byo kumokinga Imana bakayimwaza bati wakoze iki? Wakoze iki? Niki wakoze ko byavuye mu mbaraga zacu? Nta kintu wakoze. Ngo tugushimire, ngo Mana ngo tugushimire, ngo ngwiki ajya amafaranga aseca bagaseka ngo Imana ngo tuyizana muri ibi bintu. Bamokinga Imana none Imana irigaragaje. Mw'abantu mwe reka nsoreza ngaha. Ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanze subscribe ubikore, tugiye tugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro, tugenda tubagezaho 5 kuri 5.